Keve Bario uno difino de reggaeton Kangri mbifurije amahoro y'Imana reka mbasengere ndavuze ati in nomine di Padre et Filii Spiritus Sanctis mu izina ry'Imana Data na Mwana n'Umutagatifu amina nicyo mvuze cyo cyari kiratini NIP Empire Binyamakuru yo mu Rwanda n'imahanga NIP Empire ubaye ubukombe mu myidagaduro nawe kora Sabna Light Binyamakuru yawe isigize turi kumwe na NIP Empire NIP Empire binyamakuru agezweho kandi yizewe kuko hari n'igihe wajyanaga indirimbo bakayisibira kuri reception urumva oya nibura we bayisibiraga ngewe na Riderman twajyanye indirimbo yacu yo bita Byina Chuste urayizi Byina Chuste Byina Chuste move the booster baba zengo booster MC man timushyira Teledis gashire kuri mikoro bakumva Rashid Song Epson umwana araswe reka mbazikane yande ndaza kwiyumva neza nta kibazo yako gasampo kabagahagije urabyumva ubu rero bari noneho wumvisha ukuntu nagwagamo hano muri hip hop man nari ndenze cyane nge numvaga ndi 50 cent nkumva Riderman ni the game niko nabyumva oya niko nabyumvaga twe nge naje umva bro mwari G Unit twari G Unit noneho naye navuga nge ndi 50 noneho reka nirukane the game mwirukana nyuma tuza kugera aho turiyunga kuri launch yaza kuntumira ariko ntiyatumira groupe ya TP Soldiers urabyibuka launch Rutendere Riderman niwe muntu wakoze ibikorwa bihambaye cyane muri uru Rwanda abantu banabimenye yuje Petit Stade bwa mbere yari nabirimbye mu ndirimbo yitwa Amateka Riderman ni umuhanga na n'umubaraperi mu dutendo ndeshwe ku manywa y'ihango abona nko turika guteza inkango indirimbo yarimo aragudutuka yaradutuka urumva yaradutuka avuga ngo ngewe ngo ndi rusake mu nkoko nukuvuga ngo negiji ni inkoko kazi ngewe ndi rusake n'injubika zira ni inkoko kazi ziratuje ziraho zibere aho ngaho ndi inkoko kazi ngewe ari nacyo gihe hatangiye ibintu bijyanye n'amabifu oya nahise mbagaca nahise mbwira ntabwo ndi inkoko kazi ndagaca nagaca niko gatuma muhaguruka kageza sitirida munsi yo kwa Ruganzu Ndori ibisumizi bikarasira mu bushorishori bizamura amatopito bigatera imijugujugu ngafishe ku murenge no kwa chef w'umudugudu urumva nawo bifu yatangiye ndi inkoko ndagaca Riderman aravuga ati okay noneho bayagaca none nge ndimo inkuba fatwa nk'umwami w'ikirere mu murwa ikirori ndimo tike ziragurwa ndamubwira nuko bimeze uri inkuba ndabizi ariko inkuba ni urusaku rw'umurabyo namukubise umurabyo na pafuji mbanza kurasa mbere yuko ziturika bandi maso mbere yuko zibika ndatuza nkanuma kuko singira ibikabyo nta mpamvu yo guturagurika bityo niga gasopo ndambiwe abashozi intambara batinya igikopo bavuga po batinya igikopo po nabana mubaheza po aha ginambara birakomeye yego yasi ndagusuje kandi ngo hayikaze wahisemo gukurikira Papi Empire nitwa Ndahiro Valence Papi kuko bisanzwe ndi mu mujyi wa Kigali muri ya gahunda yo kwegera abavandimwe ndetse n'abasane tureba ibijyanye n'imibereho yabo uyu munsi nari nateganyije gusura umuvandimwe mwita Negdi the General umuraperi wa mbere hano muri Kigali umuntu wafashe injyana akayiryamamo umuntu wafashe idarapo akavuga ati aho kurire kurandagwana naryo Negdi the General yagiye ahura n'urugendo rukomeye cyane muri iyi industry ndanabyibuka ko ari we wazanye umuvandimwe Riderman mu bijyanye na music that's what's up ndabyibuka ko muri top 5 star yego ahangaha yafashe ukuboko umwamikazi Young Grace ndabyibuka mu bisumizi yandikira ndetse akanakosora indirimbo z'umuhanzi Ama G The Black ndetse na Jay Polly uwiteka akomeze gutuza roho ye aheza urumva ko Negdi the General yagiye agira ibihe bidasanzwe muri iyi kariyeri ndetse no muri iki gisate cya showbiz yagiye ahura n'ibibazo byinshi bitandukanye nyuma yo kwikubita agakoresha ibati agakoresha abanyarwanda batabyumva neza n'ibiyobyabwenge itabi ry'urumogi ibi byamugizeho ingaruka zo kwisanga ku kirwa cya Iwawa ahangana nashakaga kuvuga ibyiza bye na background ye mbere yuko nza kumwakira
abamaze gukora subscribe ndabashimiye cyane, abatari bayikora niko kanya keza kugira ngo muyikore tujye tubana umunsi ku wundi, mujye mubasha no kubona notification mukiri mu bambere tukimara kwa uploadinga. So Negdi the General, ikaze kuri Papi Empire. Urakoze cyane wamfura we, biranshimishije kuba duhuye, so ubwa mbere duhuye ariko nibwo duhuye none turi kuganira tuvuga turi mu kazi. Yeah man, no kuvuga ngo ni ibintu binini, very big thing. Ariko abatanzi neza nitwa Negdi the General, Ngenzi Serge, Papa Keve Bario uno difino delegate Oneri Kangri. Mbifurije amahoro y'Imana, reka mbasengere ndavuze ati in nomine di Padre et Filii Spiritus Sanctis, mu izina ry'Imana Data na Mwana n'Umutagatifu, amina. Nicyo mvuze, cyo cyari kiratini ngo nguki in nomine di Padre et Filii Spiritus Sancti, in nomine di Padre et Filii Spiritus Sanctis. Amen. In nomine di Padre, in nomine di Padre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana n'Umutagatifu. Amen. So ngayo nguko rero nuwo Negdi the General. Ariko Negdi, yes sir, kuri umuhanga cyane. Ntago ndaza kukubaza muri ya karibure y'abandi ya showbiz ya 2010 2011 na 12. Yego. Aho umunyamakuru yakiraga umusana akavuga ngo duhereye ku nkweto ngo tukagera ku byo wambaye ngo wambaye agaciro k'amafaranga ngahe, ngo uvuka mu muryango w'abantu bangahe, ngo wize hehe, ngo primaire, ngo wakundaga kurya iki. Ntago nshaka kari bwo buryo turaza gutwaramo ikiganiro cy'uyu munsi, ahubwo ndashaka kugira ngo uyu munsi nigeze mperutse kuganira na Green P ndetse n'umusangira ngendo wawe wa hafi cyane twaraniganye buriya muri Kicukiro na Jay Polly. Yego. Ubari muri tuwa yo mu bukangurambaga bwo gushishikariza urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge. Ariko se Negdi the General nk'umupapa wubatse, ikindi wahuye n'ibibazo mu bijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge ariko umudamu akakunambaho, Negdi the General w'umuhanga cyane, fondasiyo y'ubuzima bwawe ubusanzwe, ubwo tugiye kwinjira muri music ko wayisanzemo, aho yagukuye naho ikugejeje n'idindira wahuye naryo hagati muri kariyeri yawe mu rugendo. Yego. Noneho tuze kureba na future yawe kurimo kuyitegura. Twagiye na ubonye mbibwiye nyine undi ngewe banyita Negdi the General, ni izina niswe mwaka wa 2005. Kuba nariswe General nuko nari nyoboye igisirikare cya UTP Soldiers. Twara abasore batatu, yari ngewe, Riderman ndetse n'umuhungu bita MIM the Tiger. Ariko cyo Rider yarataranaza, yaje muri 2006 ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu nibwo yinjiye muri groupe. Twari tumaze umwaka dukora, twatangiye 20 z'ukwa mbere. So urumva nyine mazige kinini muri music. Yego. Twaraje turakora, dukora ibintu byiza, tu revolutioninga music. Icyo gihe yarigeze njyana yitwa Cranka, urabiza kiro ba Soldier Boy tubyina twatuna. You crank the Soldier Boy, you crank the Soldier Boy, you urabyibuka hakiri ibijyanye n'ama concours de danse, hakiri ama groupe de danse n'ama spectacle byaberaga kuri Maison de Jeunes cyangwa se bibera kuri Club Rafiki. Yego, na hano seta. Icyo gihe ama concours de danse yatangiraga ku 3:00 za mu gitondo, saa 7 kabarashoje. So nuvuga ngo nyine icyo gihe nabyinaga muri Bad Boy. Usko nari mbizi. Dutozwa n'umutipe muremure gutyo witwaga Claude. Yego. Ndabyibuka ayo mateka. Maison de Jeunes ari umu DJ bita DJ Robert. Yego cyane ukuntu ungana nkuko cyo gihe nangana gutya ndi Syugugu. Nta cyizere cyo kuzagafata mugani w'aba basaza. Babahanze. Nta cyizere cy'ubuzima kabisa. Nta cyizere cy'ubuzima cyari gihari. Niko byari bimeze. So icyo gihe natangiye umuziki, twakoreraga muri studio bita TFP, yakoraga Pan Africa kwa Bizabe. Icyo gihe twara abahungu babiri nge na MIM tuza gusinya Riderman muri 2005. Turakorana bigenda neza, Cranka iramenyekana mu gihugu, hip hop turayizamura. Mwari turabona na Imatoni. Oya, byari bitaraza. Icyo gihe abahanzi numva baririmbaga injyana twavuga ngo ijya gusa na hip hop ni KGB na MC Mahoni Boni. Nabo bonyine bari bahari, abandi abahanzi bari bahari, yari Rafiki Coga Style aririmbaga Coga Dancehall, hari na Miss Jojo, ba Mix Chanel, Family Squad. Yego. Na SKC aba DMS. Naba The
The Brothers, yes bari bahari abo yabo Urban Boys yari kiri butari nta nikizere cyo kuzaza muri Kigali bafite. Just Family kera cyane. Just Family nabo nibwo bari batangiye kuza icyo gihe ari itsinda rikomeye cyane badashaka no kwicarana n'abandi basani. Yes. Ndabyibuka neza ko babaga bifunza hano utanahakandagiye. Kimu Kizito watatu muhagera. Kimu Kizito ndamusuje aracyaba hariko. Womenya makuru aracyaba Kimu Kizito. Kimu Kizito numva ari muri USA. Oh, that's good. Yeah, that's good. Urumva nyine ni mu bihe bya kera. Urumva ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye urumva my brother. So urumva icyo gihe twarakoze tuza kumenyekana cyane. Turafatisha hip hop turayigarurira. Nyuma nibwo haje twagiye twumva haje ibintu ntago twamenye iyo biteye biturutse. Twumva ngo haje ngo tafu. Umunsi w'imperuka Bulldog icyo gihe ariko abari batabizi yitwaga Fresh Dead cyangwa umupfu mubisi. Ntago yitwaga Bulldog. Twumva bazanye indirimbo bazanye indi yitwa Kwicuma Green P na J Polly bitwaga na Rikiriki. Bitwaga babiri agafaranga kashorwagamo n'uwo bitaga Twizibo wari uri mu kagroupe kuwo bitaga Street Soldiers. Urumva na akagroupe Rider ya creatinze ku ruhande rwe biri mu bintu bya ntari yanyu. Oya Green Ferry wapi? Green Ferry ntago yari yacu. Ngiye twebwe twari dufite GSL Records. Ngiye bari na producer wabo buriya zina ndirimbo nyinshi za. Ariko muri Green Ferry wakozemo? No ya ntago nakoze Green Ferry. Green Ferry uramona uriya Dr Nganji. Ninjye wamwigishije umuziki nigaga Kabgayi atuye hafi ya stade wabo ni umwana wo muri family y'abakire. Ninjye wamwigishije production, ningishije Davidenko production, nigisha Pafuji production n'abantu benshi atani ngombwa ngo tuvuge ariko abo nandika indirimbo wabavuze hari ba Lil G indirimbo za Nimba umugabo ninjye wazanditse za Noritane zo bitaca blage urumva so nyine twari turimo turakora kandi nakoraga neza ugenda ni nyifite inspiration nini cyane n'ibiyobyabwenge nari ntarabijyamo bihambaye nitagama kaganja konyine. Icyo gihe ndabizi wanywaga itabi ry'urumogi. Ukunda na Primus cyane. Ntabwo bavuga urumogi bavuga kababa. Bavuga kababa na urumogi njye ntabwo nigeze nk'urumogi. Njye nanywaga kababa. Akababa. Urikundira Primus ariko cyakunda Primus. Primus ndagotomera. Ahubwo nituva hano kuri ino mikoro. Nta kibazo. Ira modoka ndaje nyicaremo nanjye menye hasi ubundi ashaka modoka mwayaguze mute mwabagabo. Bisaba gukora ariko no gukora. Ariko twarakoze. Mwarakoze wowe bisaba gukora net. Nese ngiyewe ntago mba naraguze n'indege. Ariko nayaguze ibiyobyabwenge. Nese bro reka nguye kuva natangira gucoma kugeza gakanya. Maze guspendinga miliyoni 100 muri drugs. Wetse ko nabivuyemo ubu ngubu. Umugore yankize ku murongo kuva navi wawa arambwira ati rwose tubasha. Harya iwogeyo rimwe cyangwa ni kabiri? Ngiyeyo rimwe bro. Nta nubwo ndagimageragere sindakatirwa ngiye nagiye kugorerwa iwawa sindakatirwa kaziye judiciaire yanjye iri vierge. Ibyiwawa tuzaza tubyinjiremo nyine kugira ngo duha amateka yabyo. Uyu munsi tutagira ngo tuze kwibana muri muzika cyane yego. Hariho n'abavuga bakaza bakitakuma bakajya hariya bagasesengura umuziki nk'abareba havuga ati nk'ibi byana bari kuvuga ibintu batanazi. Ugasanga baravuga ibintu batanazi. So urumva papi nk'umuntu w'umusaza ndakuzura umusaza urumva wenda mbere bari bakuzi wivugira ibintu by'amakuru ariko nzi ko showbiz wabaga uyizi kurambira ko hari umubyinnyi already muki muri Bad Boys. Muri Bad Boys ntago bayizi. Ntayo bazi. Sibyo barayizi se. Aba bahungu ntago bayizi se hano mu biryo. Ntayo bazi. No ntago bazi ko nabaye no mu itsinda ryaririmbaga ryitwa The Sunlight Boys. Yeah, ngenda ari. Jewe Sunlight Boys nari ndimo. Ndi kumwe na Rashid. Yes. Nundi mupeta umwe gutya amaderedese Abuba, Rashid ndetse n'abandi bapeta ukuntu. Narabumvaga sikize yajyaga bakina kuri Voice of Africa. Kuko ndabyibuka navuye muri Bad Boy. Aribwo nahitaga njya muri Sunlight Boy. Dufite n'indirimbo ya Danje. Urayimbwira nze ko njye kujya kuyira kuri YouTube mu kanya. Ifite n'amashusho. Kawe yakambwira izina n'abanyarwanda bakamenye bareba Ndahiro Valence Papi. Ku myaka yanjye bataramenya ngo Ndahiro Valence Papi. Wasanga hari abantu benshi. Arega buriya ikizi iyo tuvuze amateka hari ibintu byinshi mana abantu banabyigiraho.
urabyumva yeah for sure man. Uyu munsi umuziki waje icyo gihe nta nubwo byabaga byoroshye kugira ngo babashe kuba bakina indirimbo yawe kuko hari n'igihe wajyanaga indirimbo bakayisibira kuri reception urumva oya nibura we bayisibiraga ngewe na Riderman twajyanye indirimbo yacu yo bita Byina Chuste urayizi Byina Chuste Byina Chuste move the booste baba zengo booste MC Mande mushyira Teledis gashire kuri mikoro bakumva Rashid Song Epson umwana na square reka mbazikane ndaza kwiyumva neza nta kibazo yako gasampo kabagahagije urabyumva ubu rero bari noneho wumvisha ukuntu nagwagamo hano muri hip hop man nari ndenze ya ndirimbo ndayizi ngenda yizi ahubwo narayibagiwe umunyibukije izina ryayo ndaje gasearching urumva umusaza so nukuvuga ngo abantu bavuga ibyo batazi bavuga ngo hip hop ngo music ngo amateka yayo they know nothing about this shit my brother yeah I know urumva nta kintu basobanukiwe ariko ntacyo niyo mpamvu buriya bakiga wa mugani wa Skype bagomba kwicara bakiga buriya njya mbona umuntu mbona utarigeze acika intege muri ibi bintu kandi unabijemo vuba gusa yaje muri showbiz ahita yinjiramo nyirizina araza ikaba yikabye umuvandimwe amwita Yago Pondat Yago Pondat kuri ubu ngubu arimo gukorera umuziki we mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda nabonye n'ibitaramo bigereye yameze nabi cyane n'abahanzi bo mu Rwanda kuri ubu afite igitaramo arimo gutegura kizitabirwa na Butera Knowless so G yako karakanyuzemo twikomereze noneho uyu muziki uraje urawukoze gutandukana kwawe na Riderman byaje bite kujya kubaho hajemo hari fact kugira ngo buri wese akore ukwe undukwe hari fact nyinshi cyane kuko ubundi kuba muri UTP Soldiers nari membre fondateur ninge wayishinze ni igitekerezo cyanjye abandi narabarokrise donc bari nk'aba abunganizi banje ariko ninge wari ufite icyo bita droit de veto sinzi nimba UN uzi droit de veto China USA Russia France n'Ubwongereza we go so urumva nyine Riderman ikintu twaje gupfa harimo utuntu twinshi haje kuba yaratangiye kugenda injyana ya Crown urumva yari secret yacu nka group ya UTP Soldiers ni twa creatinze tuvuga tubyiharire ariko atangira kugenda abisogongezaho abandi bahungu be b'inshuti ze biganaga za Saint Andre abazanye ngiyo bita ngo Street Soldiers yaririmo bita Twizibo uramuzi uri yawaje kuba na manager wa Tough Gang bagitangira haza kuzamo nandi magroupe ngo za GX Deasra ku bitini bitwa ngo Amanizo turabyina turashakisha nigana indirimbo zamenyekana urumva noneho namwani Riderman urabizi ko ufite contract exclusive na UTP Soldiers ntago wemerewe kujya mu yindi groupe bro ushobora gutanga featuring we bisabye uburenganzira kwa Kiyongozi groupe ibizi na membre fondateur kwa Kiyongozi ko ngenda nari mfite 60% nayo dafite 20% mu burenganzira nayo mfite 20 bagabanaga 40 ariko 60 yari yanjye nk'umuntu watangiye ibintu bishoramo n'amafaranga yanjye yego so ndamuburira ntiyabyumva none ikintu cyaje kutubabaza cyane nuko yaje gutangira kujya gukoresha amakonseri Butare za auditorium akajyana n'abahungu be yayizise UTP Soldiers bakaririmba nkajya kumva ari studio nari mfite telefone bitaga Motorola k'ubururu gatoya kamatushi nkumva ari studio ramamaga ndi muri internet ngo nega iki ngo kubera iki wagiye udakoze ikiganiro kuri Salus kijya kwaga kuri Salus yes yari studio Nakoraga kuri Salus na ba Mike Karango bakambwira bati none se kutaje gukora interview wawe kandi waruvuye kuri concert ngavuga ni ngewe kinana concert nta niyo nzinye ndikabwa Imana nibwo ibyo bintu mbizi nkumva nyine ni ibintu atangiye gusa nkaho arimo arashaka kugira ibihanga bibiri mu nkono imwe nanjye urabizi twara abana dufite kwiyumva ndavuga nage ibintu bivamo nahise nanjye kuri Salus uwo mbukeye bwaho mitamwirukanira kuri radio. Muri cya kiganiro cya saa 8. Yego mitamwirukanira kuri radio. Mitamwirukanira kuri radio. Cyitwaga Salus Relax. Salus Relax ya. Mwirukanira kuri radio nago nigeze mwandikira ibaru wimusezerera. Ngera Riderman naramubwi nahise njya kuri radio ravuga ni Riderman nagakiri muri groupe ya UTP Soldiers. Ubwo nari ndimo ndigana 50 Cent kuko nawe yirukanye the game kuri radio. Yo bita Hot 97. Uko buri Unity yaratwinspiye cyane nge numvaga ndi 50 Cent. Mwumva Riderman ni the game. Niko nabyumva. Oh yeah. Niko nabyumvaga. Twe ngene umva bro. Mwari G Unity. Twari G Unity. Noneho naye navuga ngende 50 noneho reka nirukane the game. Mwirukana
nyuma tuza kugeraho turiyunga kuri launch yaza kuntumira ariko ntiyatumira groupe ya TP Soldiers urabyibuka launch Rutendere Riderman niwe muntu wakoze ibikorwa bihambaye cyane muri uru Rwanda abantu banabimenye yuje Petit Stade bwa mbere yaranabirimbye mu ndirimbo yitwa Amateka. Riderman ni umuhanga na n'umu baraperi mu dutendo ndeshwe ku manywa y'ihango abona nkuturika guteza inkango indirimbo arimo aragudutuka yaradutuka urumva yaradutuka avuga ngo ngewe ngo ndi rusake mu nkoko nukuvuga ngo negiji ni inkoko kazi ngewe ndi rusake n'injubika zira ni inkoko kazi ziratuje ziraho zibere aho ngaho ndi inkoko kazi ngewe ari nacyo gihe hatangiye ibintu bijyanye n'amabifu oya nahise mbagaca nahise mbwira ntabwo ndi inkoko kazi ndagaca nagaca niko gatuma muhaguruka kageza sitirida munsi yo kwa Ruganzu Ndori ibisumizi bikarasira mu bushorishori bizamura amatopito bigatera imijugujugu ngafishe ku murenge no kwa chef w'umudugudu urumva nawo bifu yatangiye ntabwo ngende inkoko ndagaca Riderman aravuga ati okay noneho bayagaca none nge ndimo inkuba fatwa nk'umwami w'ikirere mu murwa ikirori ndimo tike ziragurwa ndamubwira nuko bimeze uri inkuba ndabizi ariko inkuba ni urusaku rw'umurabyo namukubise umurabyo na pafuji mbanza kurasa mbere yuko ziturika bandi maso mbere yuko zibika ndatuza nkanuma kuko singira ibikabyo nta mpamvu yo guturagurika bityo niga gasopo ndambiwe abashozi intambara batinya igikopo bavuga po batinya igikopo po nabana mubaheza po aha ginambara birakomeye urumva bahensi yego amaye nka telefone yanjye ndayimenya ariko abanyarwanda yaho muri turajya kuri Rujama phone dore mfite ya telefone ya V1000 ya Airtel nyeneye inkunga mwababyeyi oya telefone uzayibona kuko dukorana neza n'umuvandimwe witwa Rujama Phones nukuri kw'Imana hari muri Rujama oya muri no muri B1 ariko ubundi bira bitaramo mukora kubundi wabwiye umukire tirambura akaboko oya humura rwose kuba nkubonye n'amahirwe ebana natumye Benoviu yanga kuntumikira oya humura ariko ndagutumye oya humura na boss naramwandikiye yari yangatse link ngo y'ibikorwa byanjye ariko nonogena ibikorwa byawe ijambo ryanjye umuntu utazi Negdide General nyine nshobora ko namamagaye akagira ngo sinanjye icyayi gikonje icyayi gishyushye urumva papi genda umvuganire nanjye njye ku mafaranga ndaje nkuvugane ntago njye nigeze njya ku mafaranga yo mu muziki banyarwanda mu ndaje nkuvuganire barakara twajyaga muri concert bakatwishyura 30,50 bakamaseka cyangwa bakakugurira inzoga n'inyama ntago njye nanywaga inzoga icyo gihe urumva ariko nyine ubuntu bw'ubufumane niyo mpamvu tutakiza abantu batubazana n'igiciro abandi ko tubona bari mu tumodoka bimeze biti bro nabicere twariye kiragiye byari bigoye twikomereze reka ne kukuyobya ariko utaza kujya mu nzira y'ibiyobyabwenge nawe wari kuba ufite mataje ntago byari kuba ndabihamya pe ndabizi no se nimba ngubya na spendinze miliyoni kuko ndibuka hari miliyoni 100 se narazitoraguye kuko ndakwibuka ko hari gihe mu gihe hatangiraga goma amatora yajyaga abera hari ya iruhande rwa muri ya hoteli basenye yari iruhande rwa Kigali Convention Center yes icyo gihe bagwamagara kuri telefone twari turi mu cyiciro cy'abarimo gutoranya aba hip hop uranabakatira byatari uhamagawe na Tijara urakata byatari uvuga uti ibyo bitaramo ngewe ntago njya mbijyamo toka mwende kiraje nabaga ndi igifuri anenge nabaga nzi nibyo ndi kuvuga nisinziriye nibereye bikiki umutwe ndimo ubundi hari ukuntu uriya musigo uwunywa none ukagira iyo wagiye furi nziza bana burya twicaye ugeraho ukamanuka ukamera none urumva imeze uko iyo umuntu aguhamagaye reka tubyihorere wamfura we katubyihorere ariko Imana ishimwe yabidukuyeho shimwe na mama Keve wabashije kuma courage kuva navi wawa twase utangira kubana nk'umugore n'umugabo muri twabanaga gutya biwabo mufasha nyine support ku mwana ariko tutabana ariko ubuyankize ku murongo mama Keve yarantabaye Imana imuhumugisha ngiye mwita mabusha nubwo mwita sheri mwita mabusha ni mabusha wawe kabisa niwe yakugarura icyizere cy'ubuzima urabona ko ubungubu bumeze fresh sana so twihuse cyane kugira ngo wenda ntaza no kugufata time ko kugiye kujya kureba umwana kwa muganga umwana ameza tubundi kwa muganga ariko koroherwa umwana yaramaze iminsi nyine sijya nkunda kuvuga ibibazo byanjye ku banyarwanda bagira ngo wenda turi kubasabirizaho oya ariko nkwakiriye nkawe ndabikubwira uri umuntu papa mwana wanjye nyine afite ikibazo cy'ubuhumekero urumva
ari muri bombo urumva ku isaha imwe nibura umwuka humeka ku isaha imwe bamushyize muri assistance respiratoire bishyura ibihumbi 9 ku isaha imwe urumva n'amafaranga menshi bindya n'umugore wanje ariko koroherwa ndumva ejo dushobora kuba discharged cyangwa se umusibe ejo ala abigenze neza n'umwana w'amezi 9 bamwita Prince ni bucura wanje ndakeka kari nayo ntago ari we bucura kubera kora cyane ni bucura nta wundi nshaka umuhungu sanoke bafite 16 yiga mu wa 3 segonderi mfite Bushra afite 11 mfite na Prince afite amezi 9 so Neg umuziki by'umwihariko hip hop kuri ubu ihagaze ite mu Rwanda nk'umuntu wayitangiye ubu ngubu ndahamya ko ibijyanye na muzika usigaye ubikora gake cyane ndashaka kugira ngo uze kutubwira kuri ubu ngubu ikikuraje inshinga n'ibyo uhugiyemo. Ikindaje inshinga rero ni ukugaruka mu muziki cyane muri mwaka wa 2025 ngira ngo nakubwiye ko ari project 3 ari video 3 ngiye kugaragaramo muri no minsi hari indirimbo nakoranye na Zibra Rwabugira uramuzi uriya mwana nakoro Zibra wabutamuzi wabutamuzi cyaba ari ikibazo gikomeye ubwo naba ntari muri iki kibazo cyaba ari ikibazo gikomeye nyine naye niwe wavuze ko cyaba ari ikibazo gikomeye dufite indirimbo yitwa Mukarateka hari Cypher yo kuri Uptrend turi gukora irimo Green P irimo White Monkey irimo ngewe irimo Young Zaki irimo All Star ni All Star ya hip hop yes mfite na remix y'abashomeri ndi gukorana na AB Godwin na Puff G abashomeri twaje yo muri 2009 twayisubiyemo rero twashyizemo ubu nama piano abashomeri twaje tagihumbo na mu nzira ndimo ndatarasa mfite amasupa na niga ndimo ndapagasa bamiga ibiceri niyo nakwepye idarasa mukumva ngo genero mu maparari mararasa byatangiye nsinda tronkome umfite diplome nakati uniform nagarutse home ariko sinishimye rwose mesheri zoneri kuko manganye n'ikibazo cyo bita ubushomeri na rukweto rushubutaro zarahengamye fone mfite yo nimwe bita karasharamye abashomeri twaje Nyagasani Imana dutabare nukurumba isengesho ry'abana bawe abashomeri tugusabye dutakambye kandi twizeye kuza duha icyo dushaka ndirimba nabi mwuka byarama ariko ndarapa unanjye hari indirimbo ari projet mfitanye na Majid the Black hari projet mfitanye na Theo bose babireba audio yararangiye kigaje video hari n'indi projet mfitanye na iri gukorerwa kwa Fanta yego ndi kumwe na Fanta ari kubikora neza Fanta abantu producer w'umukanga cyane umwana mwiza cyane uraza kumpasa kanamba ke nyine nawe akawe nago nari gafitura kampasa Fanta ndashaka ariko dukorana iki ndashaka kugira ngo ngiye nyirizina umuziki nari nkubajije uko ubona muri iyi minsi impamvu mbikubajije gutyo uri umurapa mwiza yego ukaba umwanditsi mwiza yego ariko ntago ndaza kwibagirwa icyo nakubaje cy'ikintu urangarimo muri iyi minsi kubera ko umuziki urimo gake nubwo utubwiye project ufite yego ukaba n'umuproducers mwiza murabizi muri ibyo uri gukora iki byose production ndacyayikora murabizi nakoze parire ninjye wayikoze iriya ndirimbo Dr Jacques arari recordinga parire nandikiye baririmbyi n'abandi benshi ba majaro twanagiye bakosora urabyumva parire ngele parire de mwangeje le parire de twa birirwa mu bujashwa barara barogotwa ngejo bundi yaje kubinda grand seri wanjye maza mutera utwatsi ntiyakundana n'umusore w'umukene atazataha muri Nyakatsi negiji yambara nabi nanjye ubwanjye naramwanze bokaga kunda rubumuye nizajya hanze yagiye kunywa gasururu arabanza twese akatwibeta no kuba yaratsinze ikizamini uko se yamwibiye kopi za exeta parire bazi cyo biri bubamarire parire bose bari bubirarire parire gagachaka ngo kagiye mu cyarire yago nitabira ubutumire ngejo mutava mu binyurire man nje hari zimwe mu ndirimbo zawe nifuza ko tuzasubiramo tukajya studio man bro ibyo nibyo nshaka nje ndi gushaka abantu kuko mufite ubushobozi muvuge tereka dukore remix nimba no gushaka kujya mu music wenda ngiye kuvugira ijambo naba manager ba man mfasha man mfasha papi buriya umuntu nje ndashaka abantu mumfashe banyarwanda mumfashe nakunze umuvandimwe papa cyangwa nubwo ndi manager ariko ngiye mufata nk'umuvandimwe wanjye yego kandi nabyo ni umuvandimwe iyo ikintu kimuteye intimba ku mutima cyangwa se ikintu kimushimishije ahita abona inspiration akandika indirimbo direct nanjye ariko niyo ndirimbo parire nyandika umugabo bita Kamishi Bagabo na David Bayingana bari kunganiraho muri bahitaga ngo
cya kiganiro cyabo bakitaga ngo cyo kuri Voice of Africa. Kuri Voice of Africa cyaje gusimburwa na Mike. Icyo gihe bakivuyemo cyase kijyamo Isiyaka Muremba. Yego. Cyo gihe Isiyaka Muremba aho nabi rero. Noneho iyo ndirimbo nahise nyandika mitanyikorera beat iryo joro mitanyiri codinga bucya njya kwa Jacques ndamubwira nti. Cyo gihe Isiyaka Muremba shawe na Ridisha bajyaho baranto bangasha. Ibaze sha. Baranto bangasha. Umusaza sha. Ibyo mwankoresha. Ntacyo ariko. Oya ariko jya reka ngwiye muvandi. Reka nkubwire. Reka nkubwire uri n'umuntu ndabizi uri umuntu mukuru. Nge reka nkubwire uri umuntu mukuru ariko nge no kugusaba ikintu kimwe. Mbabara nimba ujye uvugana n'umugabo bita Riderman mubwira uti Negiji yantumye. Bivugiye kuri kamera ariko nanabikubwiye private. Mubwira uti Negiji aragukeneye wowe ukabyara we. Riderman ubutumwa n'ubwawe kabisa. Mubabarire ibyo yakuvuzeho bibi mu biganiro byashize ku YouTube. Ni kwa kundi wenda na depression ibirimo cyangwa simbizi reka tubyituko ariko nta cyakora mutima mubi ngufitiye uri umuvandimwe twarakuranye twakinanye karere ari muri kariyeri turi abana batoya urabizi dukina football ya karere mwana mbabarira reach out to me mbabarira muhamagaye nago yanyitaba ariko nago yanyitaba kubera nyine bavuga ati Negiji nindyarya abantu benshi namutumyeho emiyo ku gihe n'abandi namutumyeho wamamaye kera wenda nago gifite influence nk'iyawe ariko bwira Riderman uti Negiji nukura bikuye ku mutima yansabye ati bitarenze iki cyumweru agusabye imbabazi ibyo yagukoreye byose bisabiye imbabazi yiyemeje kuba mwava muri biriya bintu utangiye mwaka mushya muhire uri papa ufite abana batatu nawe afite abana batatu so mufashe nago nkeneye amafaranga ndashaka dukora umuziki nibura beef na bazatambutse nta bya beef man mumbwirire Valence ndagutumye mbwire Riderman uti ubundi nago muri nyanca bugufi kirazira wongeye ubundi yukubise urusi mwitama rimwe nkubita muri abiri yawe ariko Riderman ni umuvandimwe we mumbwirire papi ndagutumye hano n'abanyarwanda babireba mumbwirire Riderman muti Negiji aragushaka ebana kabisa ubundi nibwo bugabo kabisa nibwo bugabo Emery Gatsinzi urabizi ko tuvuga ati Murenzi Ingenzi na Gatsinzi muri Cranka twe dufite inzinzi mukura twe turi West Coast ni indirimbo yacu yitwa The Kings Tagabami Murenzi yari Riderman yari MIM Murenzi Ingenzi ni ngewe na Gatsinzi n'amazina yarasagasha Imana yari harimo insubira nukubi kw'Imana mbwira Riderman uti Negiji aragukeneye muganire nibura basi wende bya projet bize nyuma ariko muganire so waruvuze utari izindi projet mfite uteka guhamfasha ubundi icyo ndi kwikorera muri no minsi nibere mu bintu by'ububaje urabizi nkorera ari mu Gacinjiro kuri stand ya 45 ducuruza ibintu by'imbaho tugakora amameble intebe amameza amasanduku y'abantu bapfuye nago twishimiye ko abantu bapfa ariko nyine amafaranga yaje turayarya so ubwo rero urumva ngiye nibyo nkoramo urumva ari mu kire nyine dusharinze nyine ngenza nkaho navuga ngo ni nka manager waho ariko boss ari boss mukuru ariko ureka ibyo ngibyo production ndacyayikora nubwo nta studio mfite yanjye nshobora gukorera muri studio ndi muntu nabonye akazi ubundi ikindi kibyerekeranye na music rero ndashaka kugaruka mu muziki muri 2025 mpereye kuri izi projet ngubwira zigiye gusohoka muri izi mpera z'umwaka najya ari projet ngira ngo dukorane urakoze cyane turabipanga neza noneho 2025 ngiye kugerageza uko nshoboye nkore nshizemo imbaraga zose nzishyire mu muziki ndebe ikivamo nimbona bitari gukunda nzasubira iwacu Burasirazuba ngiye guhinga sogokuru yansigiye udusambo ari ahantu bita mu Gisaka cya Mirenge nukuba ngiye kugerageza undi mwaka nimbona byanze nzajya guhinga njye gukora imirimo y'amaboko kuko ndashaje ngomba gutekereza kuri future y'abana banje wenda Kevin ashaka umustar ariko namukubita aramutse abigiyemo atararangiza segonderi naramubwiye ni wibeshye uza kantu nakwereka nawe ni Kevin nanjye nibyo nazize njya kunywa n'ibitabi nasize genge nago natuma rero ikosa naguye muri igwamo cyangwa yari koze indirimbo na Bushari nziza cyane bayita nta bya genge yes urumva genge ni mbi cyane mwana wanjye namubwira ni mwana wanjye jya wimenyura inyakamwe jya umenya yuko abo bana mwigana mu ngubu wenda mu wa gatatu tronkome ejo bundi muzahindura ikigo uhure n'izindi nshuti
wibizirikaho bikwigisha ibintu. Ndi kubibwira n'undi mubyeyi wese ufite umwana cyangwa n'undi mwana wese uri kundeba w'umunyeshuri, wibizirikaho uzahura n'abandi, uhure n'abandi, n'ababi n'abeza n'abarimo hagati no hagati. Uri mwiza rero kwiga ibintu biri positive, mukurikire mukorane, ariko babandi bakujyana mu bintu ngo mwana ngo turamaniga ngo batangire bagoshwe ngo papa ngo n'umusitani ngo negide general. Kevin nimburi kunyumva, pay attention, mimi ngenda gushyira ku gitendo. Nundi mubyeyi wese kandi abyumve, nge nagushyira nge n'ibitendo ntabwo njya nkubita umwana. Nge ndamubwira manika n'igitamaduni. Urakoze cyane, wabyumviye wowe byumva vuba. Bitabyumva vuba. So reka ngushimire cyane, nizera ko ukomeza guhirwa mu byo werekejemo, kandi nanabasezeranya part 2 y'iki kiganiro, aho tuzagaruka ku buzima bwa Negide General, uburyo yaje kwisanga mu nzira yo gukoresha ibiyobyabwenge, uko yaje kuyisohokamo, ibyo yigiye ku kirwa cya Iwawa, urumva ko n'ubundi ari muri domaine zabyo. Ni byinshi cyane tuzagarukaho icyo gihe. No muri comment abadukurikiye muze kwibuka mu sharing ibitekerezo byanyu by'icyo tuzibandaho icyo gihe. Reka namushimire cyane ku kanya keza yaduhaye Negide General. Urakoze, ariko nanabwira abanyarwanda, nkabwira ni ushaka kunkurikirana, nsigaye mfite aba followers bake. Instagram yanjye bayita Negide General, mba nambaye duraga y'umukara nifashe kurya, nambaye n'agapfukamunwa. YouTube yanjye ni Negide General gusa, apana Negide official, Negide General gusa. Kandi ushatse no kunkandira akanyenyeri kavuga turiya mujene yewe ni 078 buretse 078 98 naga abastari batanga nimero, ariko ngenda yitanze. Nushaka uzamamagara uri kuntuka, nago ntukana ngewe, nzakubwira ni ushaka kugira inama, ngira inama, dupange projet, niyo ngiyo nimero. Nge nababwira nti murakoze cyane. Abanyarwanda nabizi mugira urukundo, abanyarwanda bagira urukundo. Wabanje bakoreye Alpha Rwirangira turamutora muri Taska Project Fame, nago yari butsindi yose tabi ingufu z'abanyarwanda. Abanyarwanda tugirana urukundo iyo bibaye ngombwa. Gisa cy'inganzo abaye naba nkubeshye umugabo muheruka kagiye gusezerana n'umukunzi we, biza kurangira ngo byanze. Nta kubeshye Gisa muheruka kera kibimbata tukinywa bya bintu, yigeze kwibimbata nago musebeje byabayeho, bamwitaga Gisa cy'imbata. Nakoreka uzaga katinga, so witeka abahinde uga katinga.